urabyemera ko umwana w'umukobwa ashobora gukorera amafaranga gutya ari uwamusanze ariko uyu nguyu afite nta edit irimo ntayo bro mbona ibigoryi n'injiji especially n'izi ngegera nakwita ingirwa abanyamakuru baza hano bakandika negativity urimo kunyumva navuga ko badashaka urumva tugira ikibazo muri community yacu ikintu umuntu adashaka gukora acyambika urubuga ashaka kucyangisha abandi bakanakigira kibi turi kumwe aho wongereho n'akandi kantu icyo badashoboye gukora ingegera dufite iyo badashoboye gukora ibintu baragenda bakabihindanya ariko nguyu igisa cy'inganzo gisa gisa mfite n'abandi basitari benshi bamaze kunyura ahangaha gisa mu minsi mikeya unyuze kuri izo platform umaze kuzibona uti shangewe Godfather kankubwire ikintu cya mbere izi platforms zitwubaka buri hari abantu numva rimwe na rimwe babisuzugura ariko izi platforms zifite ukuntu like ntago twubaka izina kugira ngo twihishe abantu twubaka izina kugira ngo tunahuze n'abantu ikindi izi platforms zifite ukuntu zinakubaka mu buryo bw'ubushobozi mu buryo bwo guhuza n'abantu nk'ubu ngubu ngewe iyi platforms yawe nayiboneho opportunity y'abantu bari barambuze batari mu Rwanda ariko biri kugenda binavamo n'ibindi byo kuba nshobora no kuzajya gukora igitaramo outside of there kubera guca aha hantu so ni ibintu byiza nakunze ni ibintu like bintera motivation buriya nawe ndagushimira cyane Godfather rimwe na rimwe abantu ntago bazi agaciro ufite like wubaka abantu kandi iki kintu wubatse cyubaka industry kandi giha n'abantu motivation sinatwe gusaba abahanzi n'abandi bantu benshi bibaha motivation ibi bintu thank you so much ikintu dufite ntuza ikabije dufite abantu bagoye cyane ku bana especially ku bantu birakabije bro birakabije dufite abantu b'ibigoryi sinzi nanza kubita ibigoryi mu buhe buryo ariko dufite abantu bafite sensitivity muri bo urumva sensitivity muri bo bumva nta kindi kintu ibintu byabo bigomba kuba negative gusa no gusenya urimo kumva kuburyo ntabwo no kuvuga ngo none bafite ntoza biharaje ngo abantu ngo baba baje ngo gusabiriza kibazo kuri mico nkabireba bikandenga urukumva ari nkavuga ni this motherfuckers wajya kure ukajya gusanga ni umuntu ariko harabonye nitegereza nkabareba nkabitegereza nkavuga nti wait your time Godfather jubihorera this is platforms kandi platforms ibifite ikintu isobanuye bro abantu bavuga kuri njye ntabwo nemeranywa nabo turabanyamuziki dufite impano urumva ariko nanone tuba dukeneye like yanga amafata nka family yo guhura abantu bakaganira bakungurana ibitekerezo umeze neza Divine n'umugore w'umugabo abigenda gake ibyo nabimenye ahubwo Imana ishimwe ko yigaragaje yari yabyanze yaje kuri kamera mbere kamera yari yaje mbere numvise ko ibitekerezo bihambaye cyane kuko mico buri areka nkubwire ahantu rega bituma n'indirimbo nimba Godfather ampamagaye agaplayinga indirimbo zanjye abantu bakunze hano habaha ibi bintu biba like ini platforms ibirebwa n'abantu benshi iryo ni tafari rikomeye urumva abashize ku muziki wanjye like bikanatuma like na industry muri rusange izamuka yego ntabwo tuba turi hano ngo dusabirize tuba turi hano kugira ngo twenjoyinge n'abantu bacu tuganire n'abantu bacu icyo nkundira Godfather nawe buri afite umurongo yahaye ibintu afite uko azamura abantu afite uburyo content ze ziba zikurikirana ku murongo bitewe wenda n'icyo ashaka kuvugaho ariko kuri ngewe nta kibazo na gito bibonamo rwose none se ubundi sibya abakontre success ushobora kuba uri hano ushobora kuri TikTok yawe kuri live umubare w'abantu bahita biyongera bagufollowinga aba followers banjye ngiye nakoze TikTok nshyashya mico ariko ibi bintu biri kugenda bituma
urabizi ko nakoreshaga n'ibintu by'imbuga ariko nimba twe ducuruza umuziki nimba nje nko kuri live nk'uku nguku aba followers bakiyongera platforms zikazamuka ejo ninkora igihangano cyanjye nzagishira ku bantu like kuri platforms ziri hejuru kubera yuko byamfashije kuyizamura ubundi gisamba nkubwira bivuge neza ni ukuvuga ngo igihe cyose urimo urakora ibintu bikaba bigufitiye akamaro don't care about all the bullshit abantu bavuga kubera ko ugomba nawe kwireba icy'ingenzi ni uko uzi neza ko ibintu urimo urakora nta muntu bibangamiye true bibangamiye ikiremwa muntu uri kumva true ahubwo ibi bintu twatinze kubimenya nicyo kintu nabwira abantu nasa mico reka guce mu ijambo mukuru wanjye respect you mbere na mbere urabizi nimba wenda kera n'urugero ngiye nabaga mu buzima bwo kwibera mu ma drugs bwo kuba mu biki umwanya wanjye uba muri ubwo buzima budafite intego ariko uyu munsi ndahari mba ndi ko by the way kongs numvise ko ibyo bintu byarangiye bitakiriho njyewe iki kintu naragishimye cyane navuze ni umuhungu wacu kabisa agaruke mu urumva byaranshimishije cyane none se ubundi reka mubaze gisa akenshi na kenshi urabizi ko ntabwo ari ugushyigikira ubunebwe urumva ariko urabizi ko abasitari bakunze kugira akenshi tuzi muri weekend ariko hakashobora kubaho na session ya studio hagati mu cyumweru urumva none se niba ufite amasaha 2-3 ubona ufite arimo aragupfira ubusa uzuka joininga hano hantu ukabwira abantu ko waramutse urumva ese ubu nitwe bantu kaba dufite imyumvire cyane urumva byaba bitwaye ikindi mbwira iyo ugiye live nko ku ma live y'abandi bantu ejo bundi rero ndimo ndareba ukuntu barikiba bari ku ma live nayo ndimo ndareba ukuntu abasore benshi nyine bari ku ma live ariko mvuga ntabwo twe twaranatanzwe byahatana urumva twarasigaye ahubwo ntitwabimenye ubu njye nari no kubona none abantu baza bavuga ngo Bruce Melody ngo arimo araza ngo gusangiza ngo kuri TikTok biriya ni iby'abantu baba bivugira njye ntabwo nizerera mu bantu baba negativiste buriya mico wapi ni ibintu by'ubugingo ntabwo dushonje hano tuba duhari kugira ngo tuganire n'abantu bacu tuba duhari kugira ngo kandi iyo umuntu agukunda akakublessinga ntekereza ko nta kibazo kiba kirimo n'ukuri mico reka nkubwire ikintu kimwe urumva those motherfuckers ngiye ntabwo bahorana izo negativity abo ngabo urabareka niba umuntu nka Melody ashobora kuza akanyura ahangaha umuntu akafata umwanya wo kumusobanurira ibintu uko bikora akamubwira ingaruka z'uko nta monetization zihari ku imbuga za monetization ukajya gusanga ikigoryi bya appreciatinze ibyo Melody yagiye kuvugana nabyo bifitiye inyungu mo kumva Melody ejo muri sibwo yaje akavuga ko the way umwanya twafashe tuganira kuri ibi bintu byo kumonetiza imbuga ari bya mu motive akajya no kwivutanga icyo cyifuzo imbere y'umukuru w'igihugu ariko amase akagenda hariya akapushetingwa ibyo Melody ubutumwa cyangwa n'ubusabe Melody yatanze urimo kunyumva yarangiza ikagaruka ngo ikaza kuvuga bagiye gusubiriza abagifani agisa ufite urusaku gisa hano yarasakuza ahubwo rero ikintu buriya cyatangaje iyo ugiye kugira utuntu ukorora mutinga nk'ubu ngubu wagize ikintu cyatangaje abantu benshi barapurishietinze yego kandi ndakubeshye buri muntu wese ahantu yari ari yahise yumva yishimiye nyine kiriya kibazo Melody yabajije yagombaga ariko subira inyuma kiriya kibazo Melody yabajije Mico yego the guy Kemia araza urumva yatanze ikibazo afitiye amakuru we yatanze icyifuzo yari afite amakuru menshi cyane kuko twafashe umwanya uhagije yego yarabizi cyane yafite amakuru menshi cyane turi kumwe niba mubyibuka rige Melody yigeze gushyiraho umunsi wo guhura n'aba content creator sinuri kubyumva arahamagara yifuza guhura nabo iki ngiki ku bantu batacyumva
okay, hari umuco wera, hari nk'imico nazanye abantu batari bamenyereye. Ngira ngo urabona ko ngiye naje ndi contre. Naje ndi contre y'abantuza y'umuco wacu wo kuba ushobora kugera ahantu wahahira, urimo kunyumva, ugasiga usenya inzira zose zihagana. That's the reality. Ndi kukubwira ukuri. Mico, muri community yacu dufite abantu niko imiterere yacu imeze, umuntu kugera ahantu akahahahira agasiga inzira zose azisenye ziherekeza. Warabibonye ku YouTube. No ubugome kandi. Ntabwo ari ubugome, niko duteye. Niyo mpamvu izi ntambara z'abasabe n'abayago wabonye ziriya bakajya n'abantu bajya kurogana, abantu bakicana, abantu bakamarana, bikazanamo ibintu birebire wabonye. Ndeka ngo urugero rworoshye. Kubera ubufaranga bwo mu YouTube. Umuntu witwa ari umuntu twigeze gukora na Godfather. Yamara urugero numero nateye n'ubwo. Yarambwiye ngo mu Rwanda abantu bafite ishyari, urumva, uburyo wagira ngo baririye mu bimuga nyine. Divine, fungura kamera yawe. Divine, ongera ufungure kamera. Ntabwo njya nkunda abantu badafunguye kamera, birambangamira. Urumva ku buryo wagira ngo ishyari ryacu abantu baririye mu bishyimbo, urumva, mu mashu duhinga, wagira ngo hari nk'indege yaciye hejuru y'ubutaka igenda inyanyizaho ifumbire y'ishyari, urumva. Ibi ngibi ni ubuhanya bukabije. Mico, ngiye kuguhereza urugero rumwe singuciye mu ijambo. Uyu ni umwana w'umukobwa. Yego. Uyu mwana w'umukobwa atuye Musanze. Yego. Ndatekereza muzi gusoma neza. Yego. Barakwereka ko mu bihumbi 42,680. Yego. N'amafaranga yakuriye kuri TikTok mu mezi 2. Yego. Reba ura murongo w'ubururu uri hasi. Yego. Yakoresheje icyo bita live reward. Live reward. Urabona hari Creator Marketplace, hari work with the artist, hakabaho subscription. Wena subscription urabona ko ari umuntu mwamukore subscribe hasi ku madolari 10, andi mafaranga yose yayakuye kuri hehe live reward. Sinzi muri kubyitegereza. Dumo ndabibona. Ntabwo hano bisaba kugira ngo imbuga zanyu zibe ziri monetize. Oya. Bigusaba followers 1000 gusa kuri ushobora gustreaming ufite content utanga. Just ahangaha bigusaba aba followers 1000 bonyine, icyo kintu usabwa. Kugira ngo umwana yakoze. So the thing is, ukajya gusanga ikigo ry'ikiri hariya kidashobora understandinga niryari wakorera amafaranga gute, aho kugira ngo umuntu afate orientation yinjire ku isi yose yashoyeho cyangwa isi yose ikoreraho. Umuntu akarangaho akarwana intambara zo gusenya ibintu no gusubiza abantu abasenya ndashaka kubereka ayuko. Ariko ukibagirwa ko TikTok cyangwa n'izindi platform, TikTok ni platform iri ku isi hose ikoreshwa n'ibihugu byose. Ariko kuko dufitemo bwa bujiji na bwa bugoryi buri mu mitwe yacu na bwa buhanya bwamaze kokama abantu, umuntu akaza hano kumva akagirira ubusambo platform nka TikTok, akayibaninga aho abandi kugira ngo abandi ntibayizeho. Aribyo byabaye kuri Twitter, aribyo byabaye kuri YouTube. Ariko kambaza ikintu kimwe, niba umwana w'umukobwa nk'uyu ngo ashobora gukorera amafaranga nk'aya ngaya mu mezi 2, kubera iki twumva ko hataza undi muntu ufite impano irute agakorera ayakubye? Bizatuma uyu mwana reka kuyakorera? Bimutwaye iki se? Ayakoreye nawe akayakorera ko atari umurima bahuriyemo. Reka nze mbanze nsubize kino kigabo. Wowe wita tumwine ndajijutse cyane kuko uri ikigoryi, ubyagiye ahanga wafasha amakoini n'amayinite yawe uri kuyakoresha, ubyagiye wumva gusa nta kintu byo kumbyaza umusaruro. Izo comment uri kwandika ndaza kuzishyurirwa. Urumva ko njijutse kukurusha. Iyo comment wanditse umaze niba njijutse, ndabona ha amasantime ndaza kuyishyurirwa. Kasia Buloro. Yes of course, sinose urukumva. Urahangaha urandika comment nkayishyurirwa kuko TikTok the way hari comment hano zandikwa, comment ziranyishyura kuri live banakoze. Mujye muzandika ni nyinshi, nushaka kubuntuka. Ndazishyurirwa. So imagine toi kugera ukujijuka kugera naho wowe nkoresha andika comment, iyo comment naza kubona amafaranga. Urashubijwe. So icyo mvuga ni iki ngiki rero,
hari ikintu tutandastandinga ngo twumve ko in our community urukumva wowe wanditse ngo kanyo ko niyo ndayishyurirwa so icyo nkubwira ni iki abantu mwumve kino kintu urukumva cyane icyo nakubwiraga ni iki ngiki hari kubaboroka nkabyumva vuba ntimwisanzure mwabigoryi mwe urumva so icyo nakubwiraga ni iki niba kugeza amasaha tutarandastandinga sitatu kubyumvikana abantu bashobora kwandastandinga ngo bafungure mu mutwe urabona mu bihugu by'i Burayi urumva ninde ufite amayiko ninde ariko gisa uje myutinga byo bimfasha mu bihugu by'i Burayi iyo ugiye muri mall urimo kunyumva kugira ngo ubone kugira ngo iyo ushaka inkweto nziza usanga agace kose nk'imiryango nka 20 kurikiranye bacuruza inkweto bro usanga abantu bakubise buzuye imirongo yuzuye hari amaduka arenga 20 kuko umuntu ava mu birometero 20 akajya muri ya mall kuko avuga ati nimbura inkweto mu iduka rya Mico ndabona inkweto mu iduka ryande rya Godfather so akaba azi ko hari inkweto ashaka ribuze kuyabona kuko hari amaduka menshi acuruza inkweto usanga umuntu iyo agiye gukora iduka ricuruza akabotike cyangwa akantu aka pharmacy ashaka ahantu hari twinshi kuko niho azabona abakiriya benshi ataza kugira ikintu abura aho twebwe Mucyo iyo agiye gufungura iduka iyo hari umugisa iyo agiye gufungura iduka iruhande rwe aramurogesha cyangwa akakora ibintu possible akamusenyera urumva Godfather ego urabona hari nk'ahantu bita ngo beer garden mu Gisimenti ego ni ukuvuga ngo ntabwo nari nzi ko umuntu mukora bimwe iyo akwegereye mbere nyine kera urumva iyo akwegereye aba agukoreye ikintu kirenze ni ukuvuga ngo amakinga sure ko abantu nako abantu bahita bavuga bati hariya niho bya bintu bibarizwa ni centre ya biriya bintu ni centre ya biriya bintu urumva noneho mu gihe umuntu utekereza nabi ahita avuga ngo ntwaye abakiriya biba bitandukanye biratandukanye completely kuko ntabwo Mico azakora umutima imyumvire ya fake ntabwo Mico ibintu bye abantu bose bazakonsoma ibintu bya Mico kuva kwa no of course niba ari utubari bazahindura utubari niba ari YouTube channel abantu bazashaka kureba ibiganiro bya Mico turi kumwe ariko anahindura rero ibiganiro bya Gisa urazi se impamvu aba star no kandi biba muri film zose Godfather urumva yego mbere aba star bakomeye even hano mu Rwanda bumvaga umwana muto avutse ari umuhanzi bakikanga akavuga ati wenda umpetara tumaze urumva kamera umuntu uza gufungura kamera abari uzamuka Divine ndakumanura fungura kamera mashaka kugira ngo pano yanjye ibe active fungura kamera dore unyungu ntibaguteye uri mugufi ibi bintu wishoyemo utekereza ko uzagumamo kangahe wabitekerejeho kabiri uretse gukina amafilime nta nubwo urarenga ka gitumba utabaguteye inda stupid na Divine fungura kamera yawe utongera kumenyera umuka ngo stupid ni wowe nigeze mvuga izina wa muntu ko ndi kuvuga Gisa nigeze mvuga izina ryawe wa mugore we fungura kamera yawe fungura make kubaza Sheri Linda ese ni we nako uyu mugabo yarazi ko yazanye umuntu urya gutya iyo nda yawe no umukiga iyo nda yawe niyo guhingirwa ntabwo ari yo guhahirwa mugabo wanye no umukiga sho yes umva ziguhaha Dana thank you so much nese yamaze gutera inda biriteriye nase ubwo Mico nawe cyakoza mana we harya ngo ni igiti iyo gishaje ntari ishaje arishe ikibazo ngo kimeze gitese ikibazo ni ikihe uzajya muri Tour du Rwanda umeze utyo meze gute icyo mbaza Mico wenda Godfather ndabiyamye aratajya muri Tour du Rwanda cyangwa ajya muri Tour du Kanzu aragotomera nk'uwicariye umwobo ideberana kuri kw'Imana uretse gato usutsemo muri Tour du Mama usutse mu nda hari akandi kobo yasutsemo avuga umwe ndabaza uyamenye ni wansuhuza ari bishaka ngwizo gore
bro reka mubwize ukuri niyo mpamvu ntarashaka umugore ibaze uramutse ndebera reka n'iki gikuri ngo ni Godfather ngaho uvuye muri big screen ikomereza Godfather ni inshuti yanjye iyo bamumamo inyongeza uranyumva Mico tugaruke gatoya kuri point twari kumwe ikintu nababwiraga ni iki ngiki abantu mu nyumvi kandi abantu babyara standing dore nk'uyu nguyu dufate nk'uyu nguyu nanirinda uretse kuza kirwa turagurika hano ntawe maza niba iyi platform ifite ikintu mu mari ikindi uretse kumanika amafoto ye no kuza guturagurika ari kurya nta kindi ndakubwiza ukuri thank you Linda. Rero nta kindi kintu Linda iyi platform azumva imaze ko nicyo simuri kubyumva mu kabari hajyayo abantu babiri mu ijoro ku kabari hajyaho abantu bari muri kategori ebyiri hari abajya gukonsoma no gusindira amafaranga no kuspendinga hari n'abararije bari gukorera amafaranga avuye mu bari kuyaspendinga sio kubyumvikana abagiye mu ijoro mu kabari hajya babagiye mu kazi n'abagiye gusara the same thing on these platforms rero hari abaza baje kuzikoreraho n'abaje kuzitaho umwanya rero umuntu nta kindi kintu imumariye arutse kwitaho umwanya nta kindi kintu azatanga ibyo ayikuraho azatanga ishusho ayibonaho ni ishusho yatumye azaho umusinzi mu kabari wagiye gukonsoma amafaranga ye mu gitondo akabyuka arira ntabwo uzamubwira ibyiza by'akabari uretse kumukubwira ko uretse kumara amafaranga ye no kuva afite hangover nta kindi ariko ntabwo ari ntabwo uzabwira boss nyirakabari ego ntabwo uzabwira boss nyirakabari ko kabari ari kabi none se Linda tuganire uretse nk'ibyanjye bya blague byo gusereza nkaho nakurongoye akaba ari umugore wanjye Linda urabyemera ko umwana w'umukobwa ashobora gukorera amafaranga gutya ari wamusanze ariko uyu nguyu afite nta edit irimo ntayo bro ibintu biteye ubwoba man rati Yesu iminsi 60 so ndakubwiza ukuri nane Mico ibi ngibi kubibwira umuntu nguyu Linda uyu mwana afite 7,000 bimukurikira afite audience 7,000 gusa afite 7,000 byonyine je mfite 60 na no nariko urabizi ko ubwonko bwawe buri mu kantu gato mu rugo rutwo rungana gutyo ubwonko bwawe buri mu kantu gato cyane hanyuma ikintu umutwe wawe ukora kurya bro urarya ukaguserebura ibyo bintu ukarara nabi urarya oya je ntabwo ibyo nserebuye amafaranga icyo nandi kubabwira ni iki rero icyo nandi kubabwira ni iki niba uyu mwana ashobora wenda ntabwo turagera ku rwego rwo kuyakorera ariko niba uyu mwana yicaye Musanze we akaba yarabigize content agakora amafaranga nk'aya ngaya ako rero Godfather ibintu ari kumbara wenda uradusobanuriye ibisobanuro byose biri hano barakwerekana details naho yayakuye barakwereka ko 100% ntega amatwi soma wanjijiwe baravuga source of reward barakwereka ko 100% amafaranga yavanye muri streaming ntabwo yigeze ayakorera mu bindi hari categories yemerewe gukora nk'amafaranga hano ariko barakwereka ko source income ari iriya idakeneye ko account iba monetize turi kujyana so rero ibi ngibi turi kubivuga gutya just mu buryo 13 bwa TikTok yakoresheje uburyo bumwe bwonyine bwa streaming then she make this money turi kujyana ariko umuntu akajya hariya mabere ya nyina ukodesha icyumba na saro ikigori kiri hariya gikodesha icyumba na saro bwo kirirwa gisa 5,000 cyinjije iri hariya akaza akagera kuri platform nk'ingiyi ngo Mico the best ngo yagiye gusabiriza ngo kuri TikTok are you normal you know the way ntabwo nkibaza Mico ibi ngibi tugasanga twisanze muri yasi ya kera urabona aba bantu kuntu mbabona urabona abantu b'abarokore batandastandinga ko banze gufata amaranga muntu raza mituweli ngo bigize ibyaha ngo babatwaye muri antichrist bakanga guhindura amaranga muntu ya kera ngo ntibafata amaranga muntu mato niko ibi bigoryi bimeze byanga kuva muri analogue bikumva ngo no listen to me abakire ba mbere dufite kuri isi y'uyu munsi ni abantu babashije kwandastandinga ibintu bya internet ni isoko dusigaranye kuri iyi si aho umuntu azajya akora ntabwo gukora ari ukubyuka mu gitondo ngo ugende ujye wirwa wikoreye ibi mitwaro ku mutwe abanyafrika twabaye dute kuki wumva ko ugomba kubyuka ijoro n'amanywa ukora ukavunika ugataha nta mbaraga zirongora umugore wawe ukumva ko ari rwagiye mu kazi where you can make money wicaye listen we need source income dukeneye source income zirenze imwe eshanu
wicaye hamwe ugasigara ukoresha ibitekerezo ku buryo niyo waba ugatega imitego ahantu na hariya ku buryo winjiza amafaranga kandi utigeze uva ahantu uri. So uyu mwana w'umukobwa ushobora kureba amafaranga rero ariko hano hari umuntu ufite ibihumbi 500 500,000 ibihumbi 500 ibihumbi 400 utinjiza n'amafaranga yamugurira MBs kandi akoresha platform imwe n'izindi bro. Iyi manigani bahaye rinda hano aya n'amadolari 13 bro. Setse kubyumvikana. It's the person ukunda uza akavuga ati I see my star mbonye umuntu nkunda akadropinga akakantu yohereje. J'espère kana amadolari 13 niba atari amadolari 8 y'amanyamerika. No se abategeza ko umuntu ubikoze ari injiji. So warangiza ukajya kubona Cocho de la Forêt. Turi kumwe hano ni mugoroba kuri ipano. Turi kumwe thank you kutukundira Linda rwose. Hano hari umwana bita papa yagize hano ni mugoroba. Urimo kumva? Abakunzi be n'inshuti ze urimo kumva? Baje ba droppinga Kiramani yarahari. Kiramani ndabona wahageze. Ngwino mbabara ruzamuke. Bro birambabaza biranshengura dufite community wajya kubona ukabona imihirimbiri ngo mu Rwanda ngurubyiruko nta kazi rufite mwanjegera mwe leta yabahaye internet yirukanka mu burakazi mutaye mufite internet iri kuri speed ngiye mufite none se niba ngo ugura akazi aya mafaranga ninde muntu ni bangahe bayakorera aya mafaranga babuyeho imisoro bro. So uru n'urugero rumwe ubu turi kuvugana na sizira mubizi WhatsApp yatangiye kwishyura. WhatsApp yawe irakwishyura. WhatsApp yatangiye kwishyura abantu bakoresha WhatsApp. Ntabyo mbonaga. Thank you. It's lack of information. WhatsApp irishyura. Facebook iri kwishyura amafaranga menshi muri iyi minsi. Instagram irishyura. Twitter irishyura. Icyo bigusaba ni ikintu kimwe gusa. Ni internet no gushishikara ugakora. WhatsApp turaga gute mutinga mic yawe ntabwo itubimenyera nahangaho urazanda gusobanura cyangwa uje kuri Google hari chat GPT ugenda ukandikamo mu Kinyarwanda bakagusobanurira biroroshye turabari no gusoma no gukora research sizero kubyumva mico. So icyo nashaka kubabwira ni iki birababaza ku rundi ruhande ko ntabwo bibabaza uretse kubona kuvuga ati okay niyo si turimo nibyo rubyiruko dufite. Njyewe reka nkubwire aya masaha ntabwo nshobora kwamamariza mu noti utampaye 2,000 nta kintu uvugana nawe mu kukwamamariza. Thank you. Nta kintu ufite mvugana nawe amafaranga ntabwo bikunda kandi ntabwo namaze n'importe qui. Hari abantu basuzugura izi platform mugomba ku understandinga niba President Kagame perezida w'igihugu afata agaciro agafata abana baba content creator akabafata akabaha agaciro mu kwiyamamaza yafasha abana bakoresha platform zitandukanye asiga abaminisita asiga ibindi byose asiga itangazamakuru rindi afata abana baba content creator bari batwara ku murire cyo kuganira nabo afata abana baba catfish badafite amazina bakoresha ngo byuka vuba akavuga ati wenda kuze ndagukurikirana. Then see motherfuckers ukabona ikigo gikirangaha kigicucu kikazanga kikavuga ngo abantu ngo zambura mukoro nimbura mukoro mu mutwe wawe kuko you have no idea. Ariyo mpamvu ngenda hagurutse nkabwira abantu bose mbona bafite bashobora kugira audience baba public figure join the platform. Reka nkubaze ikintu kimwe mwakwa understand ziturimo nabonye ejo muze nani president wa Kenya Ruto ajya kuri afata kamera akakira Aisha Speed urumva ajya kumurikira stade bari kubaka ngira ngo nakana ashobora kuba yaracishije naka video karimo karatrendinga ka stade barimo baruzuza urumva ariko yafasha ka video as if he is a content creator urumva aragafata arazengura akumva aba TikTok abakora urumva nakumva bya bintu by'abajene cyane amaze kugafata ahita gaposting. So urakoze cyane icyo tuvuga ni iki giki rero abantu ikintu tuvuga ni kimwe people must understand abantu bagomba ku understanding bakamenya exactly stream ni yihe noneho tugira abantu ariko kubanza twaravumwe
dufite abantu b'ibivume, dufite n'abantu b'ibivume n'ubutera hamwe mu mitima yabo, aho ikintu umuntu atabasha gukora we yumva yagira imbaraga zo kugisenya. barahari benshi. Cyangwa kuva icyo kintu umutima mubi. iki kintu turabafite benshi cyane, ariko this ntekereza ko ni ikibazo cyo gusigara inyuma mu myumvire. Urimo kumva ni ikibazo cyo gusigara inyuma mu myumvire. Icyo nsaba abasitari n'abandi bantu, niba aya masaha Mico ntabwo uzigera uririmba nka Jason Derulo, ntabwo ufite izina nk'irye. Iyo n'umuntu nka Jason Derulo afata, turi kumwe, afata music akadropinga agafokasinga kuri social media, nuko zamwinjirije amafaranga arenze umuziki. Umuhanga uririmba uzi no kubyina, nta muntu Erega Godfather ari n'ikintu twibeshye, ntabwo ari amafaranga mu by'ukuri arenze umuziki, nahubwo ni rya zina ryivanze n'aha hantu bakorera amafaranga kumva. Yes, tugaruke gatoya, uyu mwana utarigeze uvuga waje muri covid ukoresha TikTok, abari kuri TikTok. Ejo bundi kampani yafunguriye hano kubera TikTok atarigeze avuga ijambo akora content kuri TikTok. Ejo bundi kampani yigurishe miliyoni 670 z'amadolari. iyihe Just for TikTok, kuri TikTok. Mugende murebe miliyoni 570 z'amadolari, mugende mwandike murabibona. Yahuye n'ibintu byose. Just ibyo bikishije TikTok. Uraza ahangaha muri community yacu, urakoze, dore hasi bari kumwandika. Yes, muje kuri Google musome miliyoni 570 azongera byararangiye. Gab. So icyo nshatse kubabwira ni aho twebwe hano, urimo kunyumva, Yego. abantu dufite nukuzimu kugenda, ndavuga bitwa ngo bafite izina cyangwa bashaka gutanga ibitekerezo bakabisangiza abandi. Nta utanga igitekerezo. Ariko reka nze nkubwire ikintu kimwe, isoko rya TikTok ni rinini cyane, urimo kunyumva, ku buryo Godfather gufata amafaranga nk'aya ngaya n'abantu bayakore nkayasakaza nkayereka abantu nkavuga ati dore umwana w'umukobwa aba yabikoze, namwe mubikore, abantu baryo bifite akamaro. Ntabwo ngiyewe nzahisha icyiza ngo neke kukibwira abantu, wenda mu bantu 400 bankurikiye nonaha hashobora kuvamo 2, niyo atakorera 42 akaba ashobora gukorera 10,000 cyangwa agakorera n'ibihumbi 100 akabirenza. That's I love you baby, I love you Godfather. Ibi nabikoze kuva ku munota wa mbere, ntabwo ngiye nzigera mpisha ikintu cyiza, kuko isi ndabizi. Iyi ni social media bro, social media ni nini kurusha igihugu, ni nini kurusha umugaba. Iyi ngiyi ni platform y'Abashinwa. Niba mbona Amerika inanirwa kuyifunga, people came abantu bakaza, ndinde ngiyewe nzarwana intambara. Niyo mpamvu napfukamiye uriya mutipe tukajya tuvuga ngo bamonitize imbuga. And I'm not gonna take that credit. Dore kumwe this guy yabyutse mu gitondo kira kintu nuko hari abantu bamusuye hababa mu motive akavuga ati we need this thing, bitubwire kuba wowe ushobora kugira imbaraga zo kujya imbere y'umukuru w'igihugu, you can say this. Abantu babyuke igihugu yego, nuko twabimusobanuriye, nuko yabashije kugira ari steady. Yes, so icyo mvuga ni iki rero, wa mukobwa rero ndakumanuye kuko kugira ngo ufungure kamera nkabigasaba nk'umuntu wo gusaba TikTok universe manuka. Kwanza nta n'izuno ufite, uri umugore w'umuzungu gusa, hari intare yawe nzi mu nkandire kuri abahanzi bari hano mu batemo kamwe haruse nawe urantenguye, nakwinginze ngo ufungure kamera. Ntabwo nanjye nararirimbye, aririmbisha induru ibirenge, baririmbye iki? nyone yaridunze. Urumva icyo nakubwiraga Mico? So icyo mvuga ni iki ngiki, twumve ko tugomba kujya mu isi ya digital. Urukumva Mico? Nonaha ntabwo ukeneye gutwara, niba ubizi neza waririmbye kuva mbere, Mico ukeneye gutwara indirimbo yawe kuri radio kugira ngo irebwe. Gisa, you need to take your song. Gisa ukeneye gutwara indirimbo yawe kuri televiziyo, nibyo ndikoza Mico network ari mucikana. Ukeneye gutwara indirimbo yawe umuhanzi uza kugusaba giti kugira ngo indirimbo yawe icurangwe. No. Ndi umuntu ufite urusaku. Ni kuvuga. So ibintu raba uko aya masaha udakeneye radio kugira ngo igihangano cyawe kigere kure nkaho ushaka.
mu byo utekereza ntabwo utekereza radiyo Rusizi bya mbere, ntabwo utekereza radiyo RC Rubavu, ntabwo utekereza televiziyo Rwanda mbere yuko utekereza platform zawe zindi. So, ni mwumve rero platforms. yes, ibyo rero abantu mwa understanding ko niyo si turimo, ntabwo muzakomeza kuba abahanzi b'ibitegwa joro, ntimuzaba ibyamamare by'ibitegwa joro. Ni izina ry'Imana ibyamamare byinshi, amafaranga na Diamond Platnumz avana muri YouTube channel ze. Niyo mpamvu ubona agira YouTube channel irenze imwe, agafata YouTube channel akayita ngo Diamond Platnumz Club Fan Club, indirimbo akayaplodinga kuri platform ye, ariko agafata lyrics akapostinga akahereza baratiyitira babana. You know how much money abonamo? So, ibyo bintu rero kuko twe tutazi isoko by'ubucuruzi ngo tumenye ngo isi twamaze kugeramo yishura gute. Reka mbabwize uko turacyari inyuma mu myumvire cyane kandi nkumva ngiye reka ze nkubwire Mico uko byagenda. Godfather we hari umuntu wiyeze kuvuga ngo kuyobora urubyiruko ni nko gutwara ibikiri mu ngorofani, kubigezayo ni intambara ikomeye cyane. Yewe urakoze cyane. Urakoze cyane. So ngewe ikintu ntazihanganira iki nuko nzakomeza kurwanya intambara yo gushishikariza abantu gukoresha social media, ariko mu rwego rwo kuyibyaza umusaruro no kugira ngo bagire ikintu bayikuraho. Ikintu kimwe biribingamo, bimeze bite? ikintu nizereramo ni kimwe, urumva? Tuzabyuka mu gitondo tugira umumiliyoneri w'amadolari wo mu Rwanda wavanye kuri izi platform, muzamubona.